ngufitiye ubutumwa bw'urukundo mwene data. Haleluya buturutse mu ijuru. Haleluya n'umukiza Yesu. Reba Yesu urakizwa, byanditswe mu ijambo rye. Haleluya mugukire urakizwa, weguriwe ubugingo. Haleluya buhoraho iteka ryose, nuwangaye s'amaso. Haleluya niwe wenyine ugukiza. Reba mazukire, reba Yesu urakizwa, byanditswe mu ijambo rye. Haleluya mugukire urakizwa. Kuba muri Yesu ntuzi ko bitanga amahoro? Ntimuzi yuko bitanga kubaho kwihumure, abantu bagahumurizwa, abantu bakagira ubuzima bwiza? Hari umusaza uri gusinzira bamukangure, ntawe nshaka kumusinzira rwose. Wicaye iruhande rwe amukoreho amukangure. Murashaka kugira ngo tube nk'ababandira? Aha tugeze harakomeye, harakomeye ndababwiza ukuri. Muzi abantu bari ku umugabo witwa Mukirisitu n'uwitwa Byiringiro, basanze abantu bagera nko kuri batatu, ngira ni bane, ni batanu, ariko ndavuga batatu, ariko bari batanu. Umwe yitwaga Muswa, undi yitwaga Buti, undi yitwaga Ruhangara. Imana ibarinde kuba nk'abo bantu. Imana ibarinde rwose kuba baruhangara, babute n'abamuswa. Hari ijambo Mukristo yavuze, aravuga ati intare yivuga yanyura aha ngaha ntimwabura kuba umuhigo w'iki wamenyo ye. Ngo bari ku isonga y'igiti. Isonga y'igiti ni ukurira igiti ukagiheza mu bushweshwe ukicaraho hejuru. Haba hari amahoro? Bamara kugenza ute? Hari ibyiringiro by'uko wabaho? Nta abantu benshi bahagaze, nta mpamvu yo gusinzira rero. Musinzira muri gusinzira hejuru y'imanga. Muzi ibintu bashubije mu Kristo na Byiringiro. Muswa yaravuze ngo, umva ukuntu Muswa yavuze koko, yari Muswa koko. Yaravuze ati ngewe ndi kubona nta kaga kagenje gati. Ibi ndi kuvuga abantu benshi bari kubikerenza. Yemwe na hano mu materaniro bashobora kuvuga batasi biriya birantura umusaza ari kuvuga ibindi duhora tubyigara. Iwacu se mu giterane ababigisha ntibabitwigisha. Ariko yaba nje, yaba wowe, yaba abandi, yaba twese dukeneye kwigira ku birenge by'Umukiza tugaca bugufi, kugira ngo Imana ari ihabwe icyubahiro, twebwe tube abagenje bati bugufi. Muswa ati, kumva ukuntu Muswa yavuze ngo ngende kubona hatariho iki. Uwitwa Bute avuga ijambo risa naryo, aravuga ngo ikibindi cyose yaravuze ngo reka nisinzire ngo nihwe tureka kanzinya. Kandi koko umuntu ashatse gusinzira aripfunyapfunya, sibyo ra? Ngo ihwe turakangana iki? Uwitwa Ruhangara, yari Ruhangara koko, aravuga ngo ikibindi cyose ngo gitererwa ku ndiba yacyo. Bivuze ngo jyana ibyawe nanjye ndabana ibyanjye. Harashobora kumva icyo Kinyarwanda, ariko nicyo bivuze, nta kindi cyo bivuze. Ni kuvuga ngo jyana kwizera kwawe nanjye ndagena ikibindi cyose giterwa ku ndiba yacyo. Imana turinde kuba abagabo batatu. Tujye mu gice cya 4
hari amagambo akomeye cyane hano yabwiwe, ariko nari ngeze ahantu hazima ku murongo wa 4. bantumaho batyo 4 nanjye mbasubiza ntyo. Murongo wa 5, maze Sanibalati yongera kuntumaho umugaragu we ubwa 5 atyo, afite urwandiko rurambuye mu ntoke ze. 6, rwari rwanditsweho ngo mu mahanga hari impuha kandi n'agashema. Aravuga yuko wowe n'abayuda mushaka kugoma, ngo nicyo gituma mwubaka inkike, kandi ngo urashaka kuba umwami wabo, kandi urashaka kuba iki? Umwami wabo. Uko niko izo mpuha zivuga. 7, ngo washyizeho n'abahanuzi bo kwamamaza ibyawe Yerusalemu, ngo mu bayuda hariho umwami. None ngwino tuje inama, kuko izo nkuru batazabura kuzibwira umwami. Urakoze cyane. Nanjye mutumaho ndi. Ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Mwumvise ko mujubije? Ibyo uvuze ntabwo byabaye, ahubwo ni wowe ujute wabyihimbiye mu mutima wawe. Ariko tujye kumwe. Noneho 9, bose bashaka kudukangisha, bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka. Umurimo ntugenzutse, umurimo ntukorwe. Harya turi kwiga ngo iki? Umurimo ukomeye w'iki? Nuko aba bagabo bari bahagurukiye kugira ngo umurimo we gukorwa. Barwanya Nehemiya na bagenzi be kabagorozi, ngo umurimo utagenze ute? Udakorwa. Mbega ikibazo gikomeye. Ku murongo uri hepfo muwumve ngo ariko ni ku murongo wa 9 mbere ku wa 8 wa 9, bose bashaka kunkangisha, bibwira yuko amaboko yanjye yacate azatentebuka, umurimo ntukorwe. Ariko Mana yanjye unkomereza amaboko. Amen. Ariko Mana yanjye ugenzutse. Imana twese abari muri urusengero idukomeza iki? Amaboko. Kuko niyo yabikora. Ntabwo ari kubw'imbaraga, sino kubw'iki? Ubw'amaboko. Ahubwo ni kubw'umuka wayo. Imana niyo yabidushoboza yonyine. Niyo yaduha kugira ngo turengere icyubahiro cy'iki? Cy'Imana. Ibindi byubahiro byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Hasiga kuri kw'Imana ariko kugende hehe imbere. Tagushidikanya abantu bazaromboreza mu kayira katarimo ubunyereri, kandi bazagenda bashorewe n'imbaraga ibasunika, kabone n'ubwo byabageza ahantu navuga habasawa no kuzimiza ubuzima bwabo. Ko bazaba bafite imbaraga idakumirwa. Cyakizavuga mu izina ryacyo, kuko abakurambere bacu babikoze. Hari ijambo riri hepfo ngo ku murongo wa kangahe? 10. Ariko rero hari kampareki. Reka tuje mu gice cya 4. Dusubire inyuma gato ku murongo wa 10. Hanyuma Yuda aravuga ati, abikorezi bacitse intege, kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. 11. Abanzi bacu baravuga bati, ntibazamenya, ntibazitegereza, kuko aho tuzabatungurira tuzabica, tukabica, tukababuza umurimo gukorwa. Tukabuza umurimo kugenza ute? Ngo mve iryo shyaka bari bafite. Kandi abayuda bari baturanye n'abanzi bacu baravuga bati, bavaga mu misozi hose bakajya batuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Nicyo cyatumye nshyiraho abandi nyuma y'inkike mu bikombe no mu mpinga, nkajya mbashyira hamwe n'ab'imiryango yabo bitwaje inkota n'amacumu n'imiheto. 14. Nitegereje
ndategereje. ndahaguruka Ndahaguruka mbwira abantu b'imfura n'abatware n'abandi bantu bose ntimubatinye, mwibuke yuko Uwiteka umwami ukomeye uteye ubwoba, murwanire bene wacu, abahungu n'abakobwa banyu n'abagore banyu n'ingo zanyu, abagore banyu, abana banyu, abakobwa banyu n'ingo zanyu. Nuko abanzi bacu bumva ko byamenyekanye muri twe kandi yuko Imana yahinduye ubusa imigambi yabo, maze twese dusubira ku nkike, umuntu wese asubira ku murimo we. Umuntu wese agenza ati umuntu wese asubira ku murimo we. Cyari gikozwe, muracyumvise. Turacyari kumwe mbese? Ntimutu umugambi. Ndagira ngo kumva ukuntu abavandimwe bari bameze muri iki gitabo. Abagifite ndabarangira page. Ni igitabo cy'ibihamya, muzingo wa mbere, page 614 615. Ndasomamo amasubi gusa. Mwumva umurimo ba Nehemiya bari bafite. Hano baranditse ngo ni igitabo cy'igifaransa cyitwa ibihamya, nimo yavuye kuri ari amapaje mbabwiye. Haranditse ngo les sentinelles que l'on plaçait autrefois sur les murs de Jérusalem avaient une grande responsabilité. Abarinzi bari barashizwe mu minsi yashize ku nkike za Yerusalemu bari bafite umurimo cyangwa se inshingano ikomeye. Une grande responsabilité. Harya turi kwigana nguki? Umurimo ukomeye w'iki? Bari bafite umurimo ukomeye w'ubugorozi. Noneho mwumva ukuntu bahanganye n'uru rugamba. C'est d'elle que dépendait la sécurité de tous ceux qui demeuraient dans la ville. Kuri abo ba Nehemiya n'abagenzi be nibo bakeshwagaho umutekano wari muri uwo murwa. Sibyo? Abumva igifaransa murajya mumfasha. Lorsqu'un danger menacé, elle ne devait pas rester silencieuse, ni le jour, ni la nuit, mais par intervalle s'interpelle en fait de se tenir en éveil et de s'assurer qu'il n'était pas arrivé malheur à l'une d'elles. Hano bati yemwe mwumva aya magambo. Nubwo bari bagoswe n'ibi bintu, ngo nta kanya na gato bari bafite ko guhumbya, kuko nibo bakeshwaga umutekano w'umurwa w'abantu, ngo kugira ngo hatagira n'umwe wo muri uwo murwa ugenza ate, niba mwabyumvise, uzimira. Biroroshye yemwe? Umutekano wo muri Yerusalemu wakeshwaga aba barinzi bari ku nkike. Nuvuga ngo bari bashinzwe inshingano iremereye ku buryo ngo hatagira n'umwe wo muri bo ugenza ute, uzimira. Mais par intervalle s'interpelle en fait de se tenir en éveil, ngo bagombaga kuba maso ngo hatagira n'umwe ugira kaga muri bo. Des sentinelles étaient placées sur des rieux très élevés, ngo babashyiraga ahantu harehare hirengeye kugira ngo bagire ibintu bakora harenze rwose, pour dominer les postes importants, kugira ngo bafate imyanya y'ingenzi, qu'il fallait garder kandi bashobora kurinda bari maso, et pousser des cris d'alarme et de sécurité, kugira ngo baje babona ukuntu batanga imiburo y'impanda ndetse n'umutekano. Ces cris devaient être répétés de l'une à l'autre, kandi ayo majwi yagombaga kujya agenda asubiranamo, bagenda bayahanana. Uvuga ngo niba mpagaze hano havuga ijwi, kari waburi hariya hirya mu metero 200, nawe akavuza impanda, ikagenda nawe gahereza uwo hirya kwa Munyaneza mu metero hirya iyo ngiyo, ngo kugeza igihe
ayo majwi azunguruka umurwa wande wose wa Yerusalemu. Numva ko bari bafite umurimo uteye ubwoba. Jusqu'à ce qu'ils aient fait le tour de la ville. Kugira igihe barangiriza umuzenguruko w'iki w'umurwa. Aha, aba ni ba Nehemiya. Tugeze kuri twe kuko turi kwihuta. Tugeze kuri twe rero. Ces sentinelles représentent le prédicateur. Aba barinzi barimo Nehemiya na bagenzi be bashushanya ababwiriza butumwa. Bese nawe uri umubwiriza butumwa? Yego? Urabyemera? Kubera iki? Kubera ko utwaye iki? Kambabwire. Est-ce que réellement vous êtes des réformateurs? Koko mu byukuri muri abagorozi. Munsubize. Muri bo? Est-ce que vous êtes des adventistes du 7e jour? Muri abadventistes umunsi wa karindwi? Nibyo? Kaho rero. Ko mukoze ibintu bitandukanye. Oya birahuye rwose nka. Ego mana yanjye. Usiko ari byo. Wowe ni kubyizeye. Abandi batabyizeye nabahera. Bashyira urutoke hejuru batubwire. Reka mbabwire ukuntu tuvuga ibintu bidasobanutse. Umuntu umwe akavuga ati ngende umudivantiste umunsi wa karindwi. Ariko ntabwo ndi umugorozi. Undi nawe ku ruhande ati ngewe ndi umugorozi. Ariko sindi umudivi. Mana yanjye. Reka mbabwire. Ngiri imbere yanyu gifite uyu mwanya. Icyo ubugorozi bugendereye nugenza ute? Nugushyira ibintu hehe kuri gahunda. Abantu bakavuguruka. Abantu bakagira ububyutse mu mitima yabo. Abantu bakamenya gutandukanya ishaka niki n'ururo. Abantu bakanga ibyaha uhereye iwacu mu ngo kandi bakanabicyaha. Reka mbabwire ngo abantu bitwa abagorozi ikintu kizabaranga nuko bazanga ibyaha kandi bakabyangisha n'abandi. Uwo ni umugorozi. Utameze nka Thomas Menzi. Ahubwo umeze nka Reteri. Umeze nka Daniel. Umeze nka Awisiley. Umeze nka Cliff n'abandi. Abo ni abagorozi. Bangisha abandi ibyaha. Kandi nabo nasomye umurongo mbere Munyaneza ngo abo ngabo ngo nibo bari kwitegura ngo gushyirwaho ikimenyetso n'Imana. N'abantu banihira ibizira biri mu isi bikanyenza ute bikabatakisha. Muzabisoma mu gice cya 9 cya Ezekiel. Aho Ezekiel ngo yatumwe kujya harya ngo yakoze ibikikari wabo wadufasha. Ezekiel gice cya 9 umurongo wa mbere kuko ndi kwihuta kugira ngo ngira ahantu ngera. Hadusomire uhagaze rwose tukiranga Ezekiel 9. Umurongo wa mbere niho gihereye. Ezekiel 9. Ezekiel 9 pere ku murongo waho wa mbere urambwira abo ndibuze kugarukira. Ya ndagufasha rwose. Maze arangurira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati abaha gutwara umurwa ni mubigize hafi umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru yerekeye ikasikazi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Umurongo wa 3 nuko basanga ubwiza bw'Imana y'Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Ku wa 4 nuko Uwiteka aramubwira ati genda unyure mu murwa
hagati muri Yerusalemu maze ushira ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Babandi arababwira numva ati nimugende munyure mu murwa mumukurikiye maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira kandi mwe kugira ibambe mutsembeho umusaza umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore. Ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Thank you. Urakoze cyane. Mwabyumvise? Tujye mu gitabo cy'ibihamya mwumva uko bavuze. Gitabo cy'ibihamya. Nyaneza tujyane ku rupapuro abagifite ni ku rupapuro wakizanye ni ku rupapuro rwa 385 icyambere 335 ariko ni igifaransa ntabwo ari ikinyarwanda icyo mfite. Baranditse ngo cyangwa se handitswe ngo ariko turacyari kumwe. Baranditse ngo qui se tient aujourd'hui dans le concert de Dieu n'abahe bahagaze muri uyu munsi mu nama y'Imana. Ce sont ceux qui couvrent les fautes de l'Église et murmurent en eux-mêmes, sinon ouvertement, contre ceux qui voudraient lever le péché. Hari kibazo rero ariko gifite n'ibisubizo. Ni bande bahagaze muri misi mu nama y'Imana? Mbese n'abantu bahisha ibyaha n'amafuti byo mu itorero maze bagatangira bijujuta muri bo ubwabo mu buryo bugaragara busobanutse bufungutse contre ceux qui voudraient lever le péché kandi bakaba bahagurukiye rwose abashobora guhishura amafuti yo mu itorero. Sont ceux qui sympathisent avec les pécheurs et qui s'opposent avec l'œuvre de purification. Ibibazo rero tugenda tubisubiza. Se n'abantu bagenda sympathiser n'abantu mbese bashonyagiza ibyaha, babishonyagiza uko bumva bishakiye, ngo mbese nabo ngabo bashaka gushonyagiza ibyaha kandi bahagurukiye kurwanya umurimo wo kwezwa, l'œuvre de purification. Mbese nabo yemwe bagabo bigarariraye nabora ntabwo ari bo. Hepfo barabihakanye rero baravuze ngo no certes tibaho ntabwo ariko biri. S'ils ne se répandent et ne cessent de faire le jet de Satan, critiquant ceux qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion, ils ne se verront jamais le son de l'approbation divine. Bari kuvuga ngo iki? Ngo ntabwo ari byo sabo ngabo babandi babaho bakiritika, gukiritika no kunyega, banyega ngo bakanyega abantu bafite wa murimo uko ukomeye ubugorozi, ngo babanyega se bari yabo kandi bazahora muri biriya, se bari yabo bazahora muri biriya, ngo abo ngabo ngo bahora bakiritika ngo bari mu murimo wande wa Satani, ngo nkaho batabafasha amaboko nguko agenda bafasha amaboko ya Mosera Aaron, nkaho batabafasha amaboko ahubwo ngo bakayaca intege kuko baciye basani Barati n'abageshemu n'abatobiya bagiye bagaca intege abubatsi bihiki. Ngo niko no mu itorero rya Adventiste
harimo abantu baca intege, abantu bashaka gushyira umurimo w'Imana imbere w'ubugorozi kubaka, ngo barimaho kubakomereza mu amaboko ngo bakomere, ahubwo babereyeho kugenza ute? Kubaca intege, kugira ngo umurimo we kugenza ute? We gukora. Ntabwo byoroshye. Hano ijambo rikomeye ngo la charge de l'œuvre, ngo qui ont la charge de l'œuvre et en soutenant les mains des pécheurs de Sion et ne recevront jamais le son de l'approbation divine. Abo bameze batyo ngo ntibazigera bashyirwaho ikimenyetso cy'imbabazi z'ijuru. Abashonyagiza ibyaha by'abantu ntibacyaha ibyaha byabo, ntibacyaha ibyaha byo mu itorero. Ibyaha bigakorwa mu itorero ntibigenze bite? Ntibicyahwe. Ngo igihe kirageze ngo abo ngabo nabo ntago biteguye gushyirwaho ikimenyetso n'iki? N'Imana ihoraho, Imana yo mu ijuru. Ntago bazashyirwaho ikimenyetso kubera ko batinya kuvuga ibyaha mu izina ryabyo. Ngo ibyaha bicika mu itorero, ibyaha bive mu itorero, abantu bagubwe neza, abantu bagira amahoro, abantu bongere gusubira kuri gatanga ka mbere. Yego nyine ni mu nzira igoye koko birumvikana. Ntabwo ibi ngibi tuzabikora ngo tubure gusakira n'abagenza bate. Mu gitabo cy'inyandiko zibanze muzabisoma mu cyigisho kivuga ngo le criblage cyangwa se igosora, ngo ukuri kwamaze kwinjira mu itorero rya Kidventiste, maze uko kuri kugira amahoro byabaye bite? Habaye ibintu bita iki? Inyeganyega, ari byo bita criblage. Ngo bamwe ngo bahagurukiye kurwanya iki? Uko kuri, ariko abandi baragushyigikira. Iteka ryose abantu bamwe bazakira ukuri, ariko baboneke n'abandi bagenza bate? Bakurwanya. Iri le combattre, bazakurwanya. Abatagushaka bazagenza ute? Bazakurwanya. Iri le combattre, bazahaguruka bakurwanya byanze bikunze. Ariko none twacika intege? Twashika intege. Ahubwo ngo nicyo gihe ibyaha byabaye byinshi, igihe ibibazo byabaye byinshi, igihe ibyaha byahawe intebe, ngo nibwo abagorozi bo barushaho kugenda bagenza bate? Bashya mbere, kandi ngo bafite imbaraga. Ni ikibazo gikomeye muri iyi minsi yacu, aho umuhanuzi yabivuze asobanura muri iki gitabo nasomaga, ariko hari ijambo yavuze ndera ubwoba. Ariko ndabanza gusoma ijambo Yobu yavuze, ngaho mufate Bibiliya, hafi gusoza buriya. Yobu ariya Yobu abana nandera ya nibyo, ni igice cya 32 hari umurongo wa 20, hari ijambo yavuze Yobu muryumve tuyi soma ku murongo wa 20. Ntabwo reka dusome 32 Yobu. Haranditse ngo ngiye kuvuga 32 umurongo wa 20. Cyakora sinzi niba imirongo wenda iri buyeho. Ya. Iyi mfite ni 9 5 na 7. Iyi mfite ni ya 57. Babandi bafite za 93 biri guhura. Iyi mirongo irahuye. Okay. Haranditse ngo ngiye kuvuga kugira ngo noroherwe. Oni Yobu, ngiye kubumbura akanwa kanjye munsubize. Ne kurobanura abantu ku butoni. Ne kurobanura iki? Cyangwa kugira uwo nkeshya. Cyangwa kugira uwo ngenzante. Kuko ntazi gushyeshya. Nashyeshya umuremyi wanjye yankuraho bidatinze. Uyu ninde? Yobu. Ntabwo yaramenyere, ntabwo yarafite akamenyero ko kugenza ute? Cyangwa ngo afate abantu ku butoni. Acha babwira ukuri abandi abareke. Sibyo ra?
ashashariza abantu. Ese nanjye bashasharizera ingo bikore oya pe Imana imfashije mu rugendo rwanjye, nicyo nsaba Imana izandinde gushashariza abantu, izandinde guhishira ibi bintu. Cyo nsomeye umurongo, hari umurongo w'ibyanditswe ngiye gusoma, kandi muwutegera amatwi kandi muwihanganire. Ntabwo ari njye wawanditse, ni Imana yawanditse ivugiye muri Ellen White. Ariko hari umurongo ukomeye muri cya gitabo kudacyaha ibyaha bikorerwa mu itorero, amaherezo n'ibibazo bikomeye. Ngiye gusoza, sigaje gusoma amagambo muri Bibiliya, niso bimwe ngasoza mukabaza ibibazo. Arya twemeranyije ko turi abadivantisi b'umunsi wa karindwi gusa sibyo Augustin? Ari kunyongorera ngo batwaye ivugurura n'ubugorozi, niko avuze uyu musore. Ariko nibyo, reka nsome uyu murongo maze muwumve. Ngira ngo uri hano hirya hari katurebe. Ariko uyu murongo muwiteho, urakomeye, kuko nanjye narawusomye ndakangarana, ndavuga ngo burya ibintu birakomeye, kuko nasanze atari ngewe, atari abandi ubwira, nanjye urambwira n'abandi dusangiye icyo cyerekezo cyo kutavuga ibyaha mu izina ryabyo. Hano haranditse ngo iyi sinure Marko, kambabwira igitabo ni ibihamya, umuzingo wa 2, page 73-74. Ntabwo nanditse icyigisho, uzakibona uzarebe iyo page biri kumwe kuko ari Igifaransa. Ni Igifaransa. Ici nous remarquons que l'église, ahangaha turabona yuko itorero, le sanctuaire du Seigneur sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Les anciens, ceux qui a donné une grande lumière et qui ont pour devoir d'éveiller sur les intérêts spirituels et de la communauté, ont trahi leur mission. Ay gamana, iri jambo rirababaje ngo hano turabona itorero ry'Imana. Hirya hari aho bavuze ntari bujye kuko ni birebire sinabivuga. Baravuze ngo mbese ngo nabahe bafite imbaraga kiyabaye ngo mu itorero rya mbere, primitive église, ngo mbese ngo abo bantu bari kuboneka muri iki gihe cya none, itorero ry'intumwa ryari rifite imbaraga yasunikaga. None ngo mbese ni bande bafite izo mbaraga muri iyi minsi yacu? Primitive église, itorero rya mbere. Hano rero baravuze ngo none ni ibiki tubona muri iki gihe cy'umwami ari mu cyumba cyahera cyane ariko akorera umurimo n'umujinya witeguye kugera ku bwoko bw'Imana, ari abakuru n'abato, bijyanye n'umucyo mwinshi abantu bahawe ko bakwiye kuba maso ku nyungu z'iteka z'iby'umwuka, ku nyungu z'iteka z'iki z'iby'umwuka, kandi mu nyungu z'iby'umwuka. Ngo ariko abo bantu barimo ngo iritirahi, ngo bari kugambanira ukuri. Muri kumva abavandimwe, kugambana n'ibintu byiza, ngo barimo bagambanira ukuri, tirahi. Tujyane rero. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signalées de la puissance de Dieu comme au temps de la primitive église. N'abantu ngo bahora mu by'ukuri bategereje kubona ibitangaza ngo bazakora ngo bikomotse ku mbaraga y'Imana, ngo nk'uko byabaye mu gihe cy'itorero rya mbere. Barabitegereje gusa ariko nta bikorwa. Les temps ont changé
abo mvuga ifaransa ubwo iryo jambo rivuga isengo iki ibihe byagenje bite ibihe byarahindutse les temps changent disait-il niko bavuga ces paroles fortifient dans l'incrédulité et irdis maze amagambo avuga satyo ngo akabafasha fortifie akabakomeza bakumva bakomeje ngo ariko bagakomerezwa mu kutizera kwabo incrédulité ukumva yemwe bagakomerezwa muki mu kutizera kwabo ngo bakavuga ngo Imana ntabwo izakora ikibi cyangwa icyiza il fera ni bien ni mal il trop miséricordieux ni Imana y'imbabazi siko bavuga se ni Imana y'imbabazi nyinshi ntabwo ibyo yabikora Satani ko jabisha abantu kababwira ati rwose ntabwo Imana ibyo yabikora mu gukiranuka kwayo ariko icyaha kizagira iherezo ubu tukora ibyaha tukabyidagembyamo uko dushaka tukarya nabi tukanywa nabi tukambara ubusa yemwe ibyo dushobora kugira byose tukabikora kandi dupfe ariko igihe kizagera nitutabyihana amaherezo no gupfa hari ubugingo buhoraho se ko bakora ibyaha abantu bari kwidegembya ngo bagezeyo reka mbabwire bana b'Imana abantu bavuye muri Afrika n'inyangamugayo bageze muri iki gihugu cya Amerika ubu nibo bari kugambana ils ont trahi leur créateur barimo barakugambanira umucunguzi wabo cyangwa se umuremyi wabo amagambo nasomye mu gitabo cy'ibihamya ko abantu bari ku isoko turi kujyana ngo iryo soko riraremye hirya hino muri iki gihugu cya Amerika abantu bari kurya uko bishaki abandi bari kunywa uko bishaki bimeze nka cyagiye cya ryari cyano ntacyo babyitayeho kandi umurimo w'ihongerero ugiye kugenza ute kurangira nikora n'amagambo ari kuvuga umurimo w'ihongerero ugiye kurangira maze abasore bacu ababyeyi bacu bakiri bato bati twagenje dute twagezeyo turi kujyana twagezeyo tugomba kurya nejo tukongera tukarya nejo tukongera tukanywa abantu bari bafite ihame ryo kwirinda wapi byavuyeho se niba abantu batakirinda ubwo hari amahoro tugomba kuba abirinda muri byose kurya kunywa kwambara kuvuga ibikorwa byose bigakorwa bigahunda ariko hano ngo ibi birabwira buri wese turi kujyana Augustin birabwira buri wese uhereye kuri nje uri imbere yawe uhereye kuri mwe mwese n'abari hirya aho tutari kumwe nabo bati rero mwumva ijambo rikomeye les temps changent igihe cyarahindutse ces paroles les fortifient aya magambo avuzwe ngo arabafasha mu gutizera kwabo bakavuga bati nta Imana izakora kibi cyangwa cyiza Imana donc il est trop miséricordieux ni Imana y'imbabazi pour répandre ses jugements si son peuple ntabwo yabikora ku rubanza rw'ubwoko bwayo ahubwo icyo bavuga ni iki bari kuvuga ngo paix et sûreté ngo iki kariwa umutekano ni iki n'amahoro paix et sûreté mwumva ijambo repfo tel est écrit que font entendre ceux qui élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés, à Israël ses iniquités. Aya magambo avuga ngo amahoro umutekano ngo nijwi ryumvikana ngo ariko ritari ijwi ryuzuye umuburo w'impanda ngo ribwira ubwoko bw'Imana ibyaha byabo Isirayeli ngo gukiranirwa kwayo haranditse ngo ces chiens muets qui ne peuvent aboyer izo nimbwa zibiragi zitabasha kumoka tujyana ariko mbese biroroshye umuntu wese
umuntu wese ku giti cye akwiriye kuba umugorozi. Umuntu wese ku giti cye akwiriye guhagarara ku bugingo bwe. Yamagara agenje ati aterewe hejuru. Umuntu agenza ati dusama yacu ariko dusame na twe kwigiraho. Tumenye ngo ibi ngibi birakureba ubikururu bishyireho, kuko Imana iri kubabazwa no kubona twitwa ko turi abantu bavuga ko tuvugira Imana. Abadventiste umunsi wa karindwi tena babagorozi bafite ivugurura niki, ariko Imana iri kuvuze ngo abo badacyaha ibyaha ngo bageranijwe niki, n'imbwa z'ibiragi zitamoka. Hepfo sont ceux qui fondra le jugement, la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants, tous ensemble. Hano icyo bavuze mu ndunduro yo gusoza, ikintu kirimo kibabaje, bikubwira umugabo, kubwira umugore, kubwira umusore n'inkumi, jeunes gens et jeunes filles n'abasore b'inkumi, ngo twese duhagarare kuri uyu murongo wo kwitwa abagorozi. Kandi tumenye yuko Yesu agiye kurangiza umurimo w'ihongerero, kandi ibyaha bikwiriye kuva muri twebwe bigacyahwa, kugira ngo tubone uko tubona ubugingo buhoraho. Ariko ibyo ntituzabibona twibere ba les indifférents, abantu basimbirinu. Oya, ngiye gusoma amasubi abiri gusa ngitabo cy'ibihamya cy'intambara ikomeye n'isubi imwe, asigaye ngasoma umurongo wa Bibiliya gasoza. Hano mu gitabo cyitwa ibihamya n'ubundi cyakindi twarimo muzingo wa kabiri, ibyaha ngo bikwiriye kugenza ute, gucyahwa. Nibidacyahwa nta rubanza ruhari. Ruhari ibihamya muzingo wa mbere, noneho ntabwo ari wa kabiri nanibeshye, abari kwandika n'umuzingo wa kabiri wa mbere, page 635 mu cyigisho kivuga ngo la simplicité des vêtements, kwiyoroshya mu myambaro. Les adventistes commettent un très grand péché en laissant les membres de leurs églises se vêtir d'une manière qui ne s'accorde pas avec leur foi. Nous devons nous élever immédiatement contre ces péchés. Les adventistes commettent un très grand péché en laissant leurs membres, leurs églises se vêtir d'une manière qui ne s'accorde pas avec leur foi. Nous devons nous élever immédiatement contre ces péchés et fermer la porte aux séditions de la mode. Si les églises ne font pas cela, elles se perdront. Abadivantiste umunsi wa karindwi ntitwemeje kuri abadivantiste b'abagorozi, twese ntitubyemera kimwe. Ntakongera kuzajya muvuga ngo nge ndi umudive ariko ntago ndi umugorozi. Uzaba uri kuvuga ibitandamye, uzaba uri gutandama, kuko ntushobora kuba umudive gusa ngo ubure kuba n'umugorozi. Uvuze ibyo ubutari umudivantiste nyakuri, ubuvuzi bitari byo. Abadivantiste nibo bagorozi. Rero hano ngo abadivantiste babagorozi ngo bari gukora ibyaha bikomeye. Iyo ngo bari kubona les membres de leurs églises, abagize amatorero yabo ngo biyambarire ko bagenje bate bitajyanye no kwizera kwa ngo abo ngabo ngo barimo bazimira, ngo ariko abayobozi bazabazwa iki? Amaraso yabo. Ese mu biroroshye hari abantu bitaye kuri byose? Nta nabake. Ari amagambo ntari busome kari wabo ngo ari mu gitabo cy'ibihamya. Hano ni amagambo avuga ngo abantu benshi ngo aho basengera muri iyi minsi yacu, ngo nk'abadventiste b'umunsi wa karindwi, ngo ntibagishobora guha Imana icyubahiro cyayo ngo mu rusengero. Ngo bamwe basigaye binjira mu rusengero ngo biyambariye uko bishakiye. Niko avuga rero imyenda imeze nabi, batagaragaza icyubahiro cy'Imana nk'abagorozi, ngo bakiyambarira uko bishakiye. Abandi ngo bakinjira ngo avec ngo les têtes
couvert ngo bambaye ingofero. Ese ingofero ziremewe kugira ngo tuzijyana mu rusengero? None ko tujya tuzijyanamo. Amagambo rero ndi kuvuga aranditswe hano, nuko mfite igihe kigufi nari kuyasoma. Ngo bakinjira mu rusengero, iryo ni rishami, ngo biyambariye ingofero. Mujya mubabona ino barahaba? Ino ntababayo. Muri Arizona ntababayo, ariko ngewe njya mbabona binjira mu rusengero bafite iki? Bambaye gisirikari. Mujya mubabona ra? Ino manya mutarababona ntago mubazi pe. Birumvikana ino menya bitaha. Ngo bambaye gisirikari kandi bambaye ningo. Umuhanuzi yaravuze ngo abo bantu ngo bari kubahuka iki? Imana. Mu gitabo cy'ibihamya. Kankurangira ipaje uzasoma. Kandebe ko nayabona, nintinda kuyabona ndaza kushaka umwanya nyaguhereze. Imana irampaye, Imana kirakoze. Haranditse ni ku ipaje ya magana ni bihamya volume ya 2. Témoignage pour l'église, volume 2, page 238, 239. Page magana 238, magana 239. Haranditse ngo uwo murongo hepfo haranditse ngo tête couvert. Magana 239. Et la tête couverte. Umutwe utwikiriye. Wa kabiri. Ngiye gusoma isomo risoza. Turiko jana. Asigaye afite ikibazo akibaze. Tujana. Byayishuwe. Arya ntabwo navuze ko nsoma igitabo cy'intambara ikomeye. Ubwo se sinari mbeshye kandi ntimwari munyibukije. Nakivuze ko ngibusomemo isubi bimwe ngasoma na Bibiliya murongo umwe. Kandi mwari munyibukije. Namumpemukiye rero. Cyangwa mwabyibagiwe. Ingo namwe bagepe 502 ni ikigisho kivuga ngo ni intambara ikomeye ni Kinyarwanda cyo. Ibyanditswe byera ni murinzi wacu. Ni igice cya 37 mbe munyane. Sibyansege 37. Ndasoma inyuma gato ya kurupapuro rwa 500 muri kimfite. Kino ikimfite ni cyambere. 502 na kabiri. Ariko iyi ntambara ikomeye mfite ni Kinyarwanda ariko ni muri za zindi za mbere zahinduwe mbere. Aranditse ngo hano handitse ngo iyo Imana yohereje abantu ubutumwa bw'imbuzi bukaza bw'imbuzi bukaza busa n'ubutangazwa n'abamarayika bera baguruka baringanije ijuru, ibwira umuntu wese ufite ibitekerezo bizima kubwitaho. Urubanza rukomeye rwatangajwe ruzacirwa abasenga ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Rukwiriye gutera abantu benshi umwete wo kwiga ubuhanuzi bwo kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo n'icyo bakora kugira ngo be kuzaba mu mubare w'abazacyakira. Ariko abantu benshi biziba amatwi ngo batumva uko kuri, ahubwo bagahindukirira imigambi ihimbwe n'abantu.
intumwa Pawulo atubwira gusubiza amaso inyuma tukareba ibyabaye mu minsi ya kera. Igihe kizaza ubwo abantu batazumvira inyigisho nzima. Icyo gihe cyamaze gusohora. Abantu benshi muri iki gihe ntibakunda ukuri kwa Bibiliya kuko kurunyuranije n'ubushake n'abakora ubushake kunyuranye n'ubushake bw'abakora ibyaha n'umutima wifuza iby'isi. Maze Satani nawe agafatiraho ibishuko bye byo kubakunda. Niko handitse ngo Satani agafatiraho iki bishuko byo kubakunda. Umurongo ndangirijeho hano rero, ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza ijambo ryayo nk'urufatiro rw'amahame shingiro y'ubugorozi bwose. Ariko Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza ijambo ryayo nk'urufatiro rw'amahame shingiro y'ubugorozi bungana iki bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga cyangwa ibyemezo by'inama nkuru y'ibihugu cyangwa ibiterane by'amadini, dore ko ubwinshi bwabyo aribyo bibutera kuvuguruzanya, ntibigomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera Imana. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho iyo ari yo yose twemera, dukwiriye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uko niko Uwiteka avuga. Umugorozi arangwa no gukoresha iri jambo ngo uko niko Uwiteka agenje ate avuga. Imana iracyifitiye ku isi abantu Imana yatoranije bakiri ku isi bagifite umwuka wayo bazakomeza ubugorozi kugeza ku iherezo ry'urugendo cyangwa se ry'umurimo. Imana iracyafite abantu bayo. Byashuwe rero noneho byashuwe gatatu mpere ku murongo wa 5 igice cya 3:5. Unesha ni uzambikwa imyenda yera kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi n'imvu by'ubwuka abwira amatorero. Imana Data wa twese idufashe kugira ngo tugire ubugingo bushya kandi ibitekerezo byacu byongere kuba bizima, kugira ngo twongere gukangukira umurimo w'ivugurura n'ubugorozi muri twebwe. Kandi kuko ari umurimo ukomeye tubisaba Imana kuko niyo yabidushoboza. Ntabwo ari imbaraga zacu nongere mbisubiremo, ahubwo ni imbaraga y'Imana itera abantu gukora ibyo ishaka. Mu Bafilipi 2 umurongo wa 13 haranditse ngo Imana nidutera gukunda no gukora ibyigenzi te shimira. Iyo Mana niyo yadushoboza kuba abana b'Imana muri iki gihe cy'ubugoryi gikomeye cyane, tugashyira ukuri imbere ariko turi kumwe na Yesu kuko niwe wabidushoboza, tukaba turi abana bayo. Yesu yagaruka akaduhemba ubugingo buhoraho. Imana twese bidusangize mu izina rya Yesu, amen. Kumva rero ni Burora duheraho kuko niwe wagaragaje ko afite ikibazo. Ngaho umwanya no wawe ntari nava hano. Byaba bibiri waje kunguka ikindi sawa. Ikibazo cya mbere nagize ya Eliya. Eliya yavuze ko yagoroye akabwira ab'icyo gihe, agafata abahanuzi ba Shera n'ababari akabajyana ku kazi akabatsindayo, basigaye barihanye. Ni ikibazo. Ikindi naje kunguka ni iki, batubwiye yuko yego ikibazo cya mbere cyabaye iki ngiki. Ese mwavuze ko Eliya
ari umugorozi nibyo tubyemera ariko yafashe abahanuzi ba Shera n'ababari abanyana ku kagezi abatsigaye ese abasigaye baba barihariye icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi kibazo naje kugira ni iki nasomye amagambo ahangaha. Icyo kibazo mwene data Munyaneza n'abayiteguye kukibisubiza icya mbere. Ikibazo naje kugira kindi nahangaha ku magambo batusomeye. Ikihe gitabo? Umugabane wa kangahe? Umugabane wa kabiri ku rupapuro rwa 309. Nasomye. Oya ndayasomye. Niki wayasomye? Oya. None numbaza icyo ntasomye. Uko batubwiye ngo turabadivantiste b'umunsi wa karindwi turikiriza ngo iyi ariko kugerekaho ngo abadivantiste b'umunsi wa karindwi baba bagorozi. None nje narasomye ngo turabadivantiste b'umunsi wa karindwi ese tuterwa isoni ni iryo zina ryacu igisubizo ngo oya ntabwo duterwa isoni naryo ni izina uhoraho yaduhaye none ko hatageretseho ubugorozi icyo ni ikibazo. Nuko ndashaka ngo munsubize uwo mugereka aho waturutse. Dusomeye hano muri Bibiliya ngewe navuga ngo barihanye. Tugaruke hano mu gice mu rwa mbere rw'abami igice cya 17 igice cya 18 dusomye ku murongo wa 38 na 39 haravuga ngo uwo mwanya umuriro w'Iteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu ukamya amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose babibonye bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Shingere kuri amagambo ubwo abahanuzi ba Bari n'abashera bubatse igicaniro bagatakamba bakagotsora ntihagire ikimenyetso kigaragaza ko isengesho ryabo rishubijwe, Eliya akubaka igicaniro akagisana akacyubaka agasenga isengesho rye hakaboneka ikimenyetso kigaragaza ko rishubijwe. Ni uvuga ngo abatari bari mu ruhande rwa Bari na Shera uretse bariya bafashwe akabajyana ku mugezi Kishoni akabica, abandi basigaye barihanye. Shingiye kuri aya magambo murakoze. Rero uratubwira abakugejeje cyangwa nawe ukagira n'ibindi udufashije. Aho yanjibije kuko yaravuze ati ngaho nimubafate hatagira ubacika yari wenyine kugira ngo mubafate hatagira ubacika. Yaravuze ati ngaho nimureke guhera hehe murungabagabo niba bari ariyo Mana muyikurikiye cyangwa niba Uwiteka ari Imana aba ari mugeze kukurikira kuko nta bandi bavanye aho ngaho kubafata babandi bari kumwe nabo bamenye ko ari abanyarwanda bahindukiye bagenda bate nabafata uruhande bari bihari. Rero icyo kibazo ni icyo ariko kugira ngo gisozeshe cya kibazo nacyo bahumvise cya kibazo nabajije kuko bavuze bati turabadivantiste b'umunsi wa karindwi ntazi n'abageretse mukamuze ngo turabadivantiste b'umunsi wa karindwi b'abagorozi. Rero kugira ngo cyumvikane neza nkaba narasomye aya magambo kugira ngo nasobanure nyine cyumvikane neza. Ntabwo abantu bagomba kwemera ko ukwizera kwabo kwahinduka kukaba ugushidikanya. Ntabwo bagomba kwemera ko ibendera rya marayika rikurwa mu biganza byabo. Bagomba gushikama ku byiringiro batangiranye kugeza ku iherezo.
uhoraho yavuze ko ubwo twinjira mu murimo uheruka amateka y'igihe cyashize azongera gusubirwamo. Ukuri kose uhoraho yatanze ukuvugwe muri iyi minsi iheruka ugomba kubwirwa abatuye isi. Ntabwo dushobora gutambuka urufatiro Imana yashyizeho. Ntabwo dushobora kwinjira mu itsinda rishya iryo ryose, kuko ibi byaba bisobanuye wakana ukuri. None turafashe iryo zina twavuga ko hari abadivantiste umunsi wa karindwi, hakaba n'abadivantiste b'abagorozi, akaba ari iri torero rishya. N'icyo ndashaka ngo musobanurire. Murakoze. Urakoze cyane, cyumvikanye. Ndagusubiza nshingiye ku magambo usomye rwose, nanjye niho ndi bushye. Aboneka muri iki gitabo cy'igifaransa cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 2 ku rupapuro rwa 444 449. Isumi ngufi cyane. Baravuze ngo le Seigneur a déclaré que l'histoire du passé se répétera dans la phase finale de l'œuvre. Uwiteka yavuze iby'amateka yashize ko azongera kwisubiramo mu gihe mu murimo uheruka. Chaque vérité qu'il a donnée par ces derniers jours doit être proclamée au monde. Kandi yavuze ko ukuri kwatanzwe kuzakomeza gutangwa no mu minsi iheruka. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Buri nkingi yose yashizweho igomba gukomezwa. Nous ne pouvons abandonner les fondements que Dieu a établis. Ntabwo dushobora gukuraho urufatiro Uwiteka yashyizeho. Entrer dans une nouvelle organisation et qui voudrait apostasie et aligner la vérité. Cyo bivuze n'iki hano rero? Nukuvuga ngo ayo magambo arahwanye nayo ndi gusoma ngaha. Iyo bavuga inkingi ni inkingi y'ubugorozi. N'abadivantiste bitwa abadivantiste umunsi wa kangahe? Wa 7. Babayeho muhe mwaka? 1844. Inkingi Elena White yarabwiwe guhagarika ni inkingi y'ubugorozi. Kandi iyo nkingi kazakomeza gukomezwa kuzageza ku iherezo ry'umurimo. Kwinjira mu yindi gahunda ngo equivoudro arenier la vérité. Kwinjira mu yindi gahunda itari iyo ngiyo n'uguhakana ukuri n'ubuhakanyi. Nta handi iri torero rishingiye ni mu mwuka w'ubuhanuzi, ni muri Bibiliya niki? Mu mwuka w'ubuhanuzi. Nicyo gituma bitwa abadivantiste umunsi wa kangahe? Wa 7, abategereje. Nibihamya byinshi twasoma rero. Hari nandi magambo nagomba gusoma ariko sindi buyasomye. Icyo mbivugiye ndagusubirisha ibyo usomye. Iyi nkingi ivugwa chaque pilier ni inkingi y'ubugorozi. Igomba gukomezwa. Abadivantiste bakayikomeraho. Iryo zina bakarigwanira. Koko uretse ko ikibazo gihari mwabavandimwe kambabwire. Wenda boneho umwanya wo kubivuga. Ikintu kirimo gikomeye. Izina Adventiste ryabaye akajagari. Biranditswe koko Imana yari duhaye kandi turabyemera. Ariko ryabaye iki? Nakajagari. Umuntu wese avuga ngo ni umudivantiste. Yaba yayobye ntawari mukuraho. Wari mwakase ukamukira. Ntakwamukira. Yagusomera ibihamya ko nabari iki? Ariwe kandi yagenje ate? Yayobye. Tabadive bayobye se? Murabazi? Benshi. Harabayobye. Benshi turababona. Kandi banitwa abadivantiste wari mwakase ukamukira. Yaguhitana. Ariko twese tugomba kurirwanira. Ariko mwibuka umurongo nasomye mu ntambara ikomeye ngo Imana yakifitiye kwisi ikiyemwe niba mubyibuka. Byabacitse ubwo byarangiye rero nta kundi. Ngo irakifitiye ngo abagorozi bazakomeza guhagarara kuri bihame ngo uku ni kuwiteka genje ati avuga. Iyo ni pilier, iyo ni inkingi. Rero iyo nkingi kuvuga ngo tuzinjira mu kindi gika twitwa abadivantiste bameze batya ari byo. Ahubwo tuzakomeza kuba abadivantiste bari ku gitereko cyakangahe? Cya 7 kuko nta cya 8 kizageza gute? Nuko bimeze.
nta cya munani kizabaho, ahubwo tuzarwanira kuri icyo gitereko kugeza igihe azaza akatujyana hehe mu ijuru. Okay. Muze arakoze kubika ikibazo kandi rero yatumugani ngo iyo tishotera zose ariko uko waje gusoma koko ino ati ko yavuze mu magambo kudafite isuzo kwitwa abadivantiste ni inyandiko iraharatuye, ariko ku ijambo kibazo warubajije ntabwo ubudivantiste butana n'ubugorozi. Uti kubera umuhanuzi kazi twemera Elena White yarabivuze muri kino gitabo cy'inama igirwa itorero umuzingo uno wa kabiri ku ipaji ya 211 ndahasoma amagambo ni nk'imirongo 2 ariko iryo jambo raza kurisangamo. Ni mu ngingo ivuga ngo guhamagarirwa gushikama kuri 211. Abadivantiste munsi wa 7 bafite umurimo ukomeye cyane. Mu myaka isaga 40 mu w'icya 863 Uwiteka yaduhaye umucyo ukomeye w'iby'ubugorozi bw'iby'umuzemuki. Urarivanamo ele adventiste Elena White n'umudivantiste mu cya 864 aravuze ati Uwiteka yatwohereje nanone ibirebana n'ubugorozi bw'ibyiki. Ibyo nibyo abadivantiste. Ahubwo umva là où réside le problème, dore ikibazo kiri nuko uwo mucyo urebana n'iby'ubugorozi abari bawuhawe batawugenze gute, batawuhagazemo, baraza bagasenya ibyitwa iby'abandi ibyabo. Confusion ikaba hehe rero nuko hari kuboneka abantu bari kuza bagashaka kwerekana bwa bugorozi ibikwiriye, hakaboneka intambara no kurwanya iki wa mucyo. Noneho bigasa naho bibaye sabaye amatorero abiri, umuntu agasa naho yishize hehe mu rujijo. Ariko nukuvuga ngo mu gitabo cy'intuza ntazanye rengera ubuzima nuko nta kwibuka page niba ari ya mbere niba ari ya kabiri, hari ijambo rwose bivuga yuko abadivantiste twe tugomba guhagarara nk'abagorozi. Rero iryo jambo ni ukuvuga ngo umudivantiste utari umugorozi ntabwo azajya mu ijuru. Kandi vuge kuti kubera iki wenda bango wenda kwikanga rero ntabyo kwikanga. Reka nze nkubwire kwitwa umugorozi se niki. Niba uri umuntu nanone uraho ngaho ukaba uri umuntu nanone wica amahame arebana n'iby'ubuzima, iryo juru wazajya muri ryande? Mureke mbabazi, iryo juru wazajya muri ryande? Mushobora kutansubiza. Ntaribaho. Nandi gusoma ngo temperance nuko kubyo kwa Marika wa kangahe wa 3. None niba wicaye mahame kandi warayahawe arayacu nk'abadivantiste ukayarimbura, iryo juru waza muri ryande? Ntaryo. Rero niyo mpamvu mbe muzehe Burora turi kukubwira tuti nukuvuga ngo abadivantiste tugomba kuba abadivantiste rwose babagorozi, tuguhagarira ukuri. Kandi iyo bayabwiye uko kuri kwarahagazemo, mbese ibyo bice byabaho biturutse kama byaje hehezi. Icyo dufa si inyandiko, suko usoma avuza amagambo menshi ugasanga umuntu yakubise mu ingofero afashe imikongoto ari mu rusengero mu karasisi tinyaboneka ibintu ikinamico mu rusengero ko bidakwiriye. Bati murabaka ibintu muri kuzana ibi gutwaye iki, ibi nukwiba nukwica. Kandi iyo ni inyandiko, imishuma iri gucanwa muri kubireba, intambara ikomeye irabisenya, ni ibitabo biri kuva mu macapiro yabo turukujyana. Ibyo wabibabwira uti urakataje, kandi ibitabo ufite nta capiro rindi rihaba uretse rya kidivantiste. Bino bitabo turugenda gute turi kugura? Ikindi mbabwire Imana izikorera umurimo, ibitabo bya biri mu ndimi zitumvikana ariko bikubareka mu ndimi tugenda gute twumva. Kamari dore nguri afite ibihamye ntago nanzi ko bihari mu Kinyarwanda. Niba indimi turi kumva zaje, ibyari byarahitwe bizagenza gute? Bizahishurwa. Kandi byanga byabura, Imana izayobora abayi bageze hehe ku rurembo. Rero nje nkavuga nti abadivantiste nta gutinya, turi abadivantiste b'abagorozi kandi nawe ube ubumugorozi. Niko bikure, niko inyandiko iri kubivuga. Murakoze cyane. Ni hugo ryo nyange gusoma hano. Oya niryo umugabo wenda urasoma yo ariko ndashaka kurihamisha ibyo avuze. Ibyo avuze niryo nshaka kurivuga noneho n'abantu baryumva. Baravuze hano mu gitabo cyitwa hano nabonye hari abafite igitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, Conseil sur la nutrition des aliments, page 480, page 181, page 480, page 481 ni mu Gifaransa. Haranditse ngo
le Seigneur nous a confié l'œuvre de la proclamation du message de la réforme sanitaire. Uwiteka yaduhaye umurimo wo kuvuga ubutumwa bw'ubugorozi bw'iby'umuzemuke. Murafasha abumva igifaransa ntaza kubeshyera inyandiko. Et si vous ne pouvez pas marcher dans le rang de ceux qui diffusent ce message, il ne vous est possible de lui donner l'importance voulue. Ariko uyu murongo wawe unsobanura wenda ukawuvuga wowe hari abantu bakawumva mu by'ukuri pe. Hano uyu murongo muwumve ngo abantu bati impamvu rero kuvuga kari wabo nuko nziko yamfasha muri ururimi ngo abantu bashobora kuzahangana n'ubu butumwa babubuza kugira ngo buhabwe agaciro ka ngombwa voulu en contrecarrant les efforts de vos collaborateurs. Mushaka kuburizamwo imbaraga z'abagenzi banyu qui enseigne la réforme sanitaire kandi bigisha ubugorozi bw'iki bw'iby'umuzemuke. Vous sortez de rang. Muzaba muri gusohoka he mu murongo. Vous sortez de rang. Murukomeza umurongo mwebwe mwigendera. Et vous travaillez du mauvais côté. Kandi murakorera ku ruhande rubi. L'œuvre de la réforme sanitaire ira de l'avant. Umurimo w'ubugorozi bw'iby'umuzemuke uzakomeza ujya mbere. Gardez-vous de supposer. Mwirinde mutaburwanya. Rero ngavuga mu by'ukuri nti utari umudivantiste w'umugorozi navuga yuko ntabwo bisobanutse. Ntabwo abasobanutse. N'umudive nyine ariko utari umugorozi. Kandi waba umugorozi utari umudivantiste ari Imana yari duhaye. Nabyumvise ariko naho ngejeje Imana njyewe naho ngaho myane reka murangire nangaya ariko reka nyasume hari no adafite na kino gitabo ni ko page 145 umugabane wa mbere w'inama z'itorero harimo isubiri kuvuga ngo abadivantiste umunsi wa karindwi ni icyitegererezo cy'abatuye isi. Umugabane wa mbere nawo z'itorero isubi 145 isubi ya nyuma haravuga ngo twebwe tuvuga ko turi abagorozi. Sereno wategura kubivuga Sereno wateye umuforoso yari umudivantiste umunsi wa karindwi umva 145 isubi ya nyuma haravuga ngo twebwe tuvuga ko turi abagorozi abatwara mucyo mu isi abarinzi. Umugabane wa mbere ntabwo ari umugabane wa mbere inawo z'itorero isubi ya nyuma twebwe tuvuga ko turi abagorozi hariho ka virgule abatwara mucyo mu isi abarinzi bakiranuka b'Imana bareba mu nzira zose aho Satani abasha kunyuza ibishuko bye. Bareba mu nzira zose aho Satani abasha kunyuza ibishuko bye kugira ngo abantu bararekire kurya ibidakwiriye. Hari akaruhuko. Urugero dutanga rukwiriye kuba imbaraga ishyigikiye ubugorozi. Hari akaruhuko. Dukwiriye kureka umugenzo wose ugabanya imbaraga z'umutima uhana cyangwa utera umuntu kwemera gushukwa. Tidukwiriye kugira umuryango dukingura ubasha kwinjiza Satani mu bwenge bw'umuntu umwe waremwe kushoya Imana. Bihamya se bitatura. Bondi kumva burora waducuma. Atubwira aho ngeze. Amina. Rero niba hari undi ufite ikibazo nta kibazo ntarava aha ngaha. Njyewe ndikurangiza ikivi cyanjye. Ni Amina ndikubona nta wundi. Imana twese iduhe kuba abagorozi beza biteguye ubwami bwo mu ijuru mu izina rya Yesu. Isashimwe Sinara ntikoze twigaga ijambo ryo kutubwira ngo iki umurimo ukomeye w'ubugorozi
umurimo ukomeye w'ubugorozi.